Tekereza wambaye contact lens nk'ibisanzwe ariko ikaguha amakuru yose y'isi, ukayabona mu maso gusa nta telefone, nta earphone, nta camera, urabyumva ute? Iyi ni Smart Contact, ni ikoranabuhanga rikorana n'amaso ariko ririmo camera ntoya, screen ntoya na sensors zishyira amakuru mu maso yawe. Tubahaye ikaze. Iri koranabuhanga rya Smart Contact Lens riguha aho uherereye cyangwa se location AR navigation. Rishobora kugusobanurira ku kintu urebye cyangwa se rikaguha umwirondoro ku muntu uhise ureba. Iri koranabuhanga rikwereka uko ubuzima bwawe buhagaze, heartbeat, level sugar and heart rate, cyangwa se uko umutima wawe utera, uko ubuzima bwawe buhagaze n'ikigero cy'isukari. Ariko hari ibintu bitangaje cyane abantu benshi batari bazi kuri iri koranabuhanga rya Smart Contact Lens. Wabyemera utabyemera, ushobora gufata ifoto uko ublinkinga rimwe gusa, ntukeneye gukanda buton cyangwa se gukoresha camera ya phone. Iyo urebye hejuru 1 second reka gufata amashusho, iyo urebye iburyo hindura mode, iyo ublinkinga kabiri ifungura menu. Ibyo ngibyo biba bisa nkaho ukomandinga cyangwa se kuyiha itegeko. Byose bikorwa mu ibanga nta muntu ukubona cyangwa se nta muntu ubona ibyo urimo. Ariko lens yo iba ibizi byose. Iyi lens kandi irimo batiri ntoya ishobora kukwishyuza urumuri, ikoresha AI cyangwa se Artificial Intelligence mu kugenzura ibyo ureba byose. Ikabyohereza ku bwonko bwa lens, ikabihuriza kuri micro display cyangwa se ku rumuri rwa lens. Niba telefone twamenyereye zigiye gusimburwa na lens, icyo kizaza ni iki? Ni amaso yawe azaba ariyo screen cyangwa se azaba ariyo camera. GPS cyangwa se AI assistance izatubwira iki mu gihe Smart Contact izaba iboneka mu bantu bose? Dusangize muri comment.